byo gushyingirwa kwera. Ndagira ngo rero basabe mwigire ijuru turirimbane indirimbo ya 15 ivuga ku masezerano. Abaririmbyi muri yicariye nimutambuke hano imbere dufate mikrofone dufatanye turirimbane indirimbo twitegura no kwakira abageni bacu. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye kuri Imana y'amasezerano, uri Imana isezerana kandi igasohoza ibyo wavuze. Uraririnda ibihe n'ibihumbi kugira ngo risohoze. Turagushimiye yuko watureze kuva mu gitondo muri gahunda zabanje. Turagushimiye ishimwe waduhaye. Turakwinginze kuzwana natwe no muri muhango wera w'ubukwe mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu, amen. Abaririmbyi mutuyobore turirimbane indirimbo ivuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga. Umuryango waherekeje cyangwa umuryango wa Clemence mwegere ijuru dusuhuze tubakire tubahitaze. Nimuzamure ibiganza mudusuhuze. Amen. Turi kumwe na korali Penueli Gadi aririmbamo. Reka mbasabe muguruke mwabukereye mudusuhuze tubakire. Batatu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Amen. Reka mbasabe no mwigire ijuru duhane ikaze muri uyu muhango mwiza
kwegera muhaguruke duhane ikaze. Tugiye kuramukanya duhane ikaze muri ibi birori bya bene data. Haleluya. Twarabasengeye, Imana ivugana natwe, ibavugaho, none wa munsi wageze. Haleluya. Murakaza hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda cyane rwose. Amen. Ramutse mwiriso kwicaranye, mubwire ngo umunsi mwiza w'umunezero, umunsi mwiza w'umunezero ubwa bene data. Haleluya. Umunsi mwiza w'umunezero. Reka nsorere urugari utambuke, muturirimbire muririmbire abageni bacu nk'uko mwabiteguye. Tubahaye indirimbo ebyiri, mutebuke dukoreshe igihe cyacu neza. Yeah.
Evariste atambuke yashimira Imana amushyira imbere y'Imana twumva ubutumwa bwiza bw'uyu munsi ariko tunakire amasezerano y'abageni bacu. Dusenga Imana nziza, Imana y'ububasha ndetse n'ubushobozi, umugore kubakwa ndetse n'uwa Clemence n'ingo zimaze iminsi zivugururwe muri uyu mwanya. Tangira nawe n'umushumba kandi usuzanya nawe yambashe Imana nise mu izina rya Yesu. Umunsi Imana yagennye ubw'ibirori bya Gati ndetse na Clemence n'imiryango y'itorero, tubishimira Imana. Bibiliya avuga ngo urugo n'amatungo ntabwo n'ababyeyi, hanyuma umugeni witonda cyangwa se urugo rwiza ukaruhabwa n'Uwiteka, ni nako kandi n'ibirori utabihabwa ntabwo ibintu wapfa kubyishakira, ibirori ni Imana itanga. Mwanyibona tugashimira Imana ko turemeye ibirori bye. Reka tubahe ikaze umwihariko duhere ku mukwe n'umugeni abagejuru ndetse n'abamuherekeje bose, reka abagejuru tubakire kandi tubakire tubishimiye kuko nibo baturuhuje. Impundu z'ababyeyi kandi zikwiye kujyana twongere dukoma amashyi. Impundu z'ababyeyi zamuka mbere kuba bambariye kabiri gatatu. Haleluya. Amen. Hanyuma hari na Marine badusubize twihariye. Nari mbize ngo hari na Marine badusubize. Haleluya. Amen. Mwicarira amazi kare ubukwe n'umugeni namwe Haleluya. bagihagaze kabere uhagarariye umuryango wa Shimimana Gati watoranijwe mu muryango Adejuru. Yego hari iby'amategeko n'umuco biteganya cyane cyane turaza uhagarariye umuryango wa Gati murakoze cyane. Dushimire rero uriya musaza nawe wabigize umwanya mu gutunganya. Hanyuma nubwo abana ari ab'umuryango dusome ijambo ry'Imana ntari buze gutindamo, nshaka ariyo tuvuga nta yindi mirongo myinshi n'ubusome, ndaza kuvuga kuri aya magambo gusa yambereye mashyi. Haranditse ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi ko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yiyita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura, arasinzira imukuraho urubavu rumwe yasubiza inyama. Uwo muntu urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo kizatuma azasiga se na nyina akabana n'umugore wa Karamata, bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Hasi hasoza havuga ngo kandi uwo mugabo umugore bombi bari bambaye ubusa,
ntibakorwe n'isoni manje. Numvise ndibuvuge kuri aya magambo kandi sinibona yavugaho byinshi. Ndimo ndasaba Imana ngo nibura aba bageni n'iri teraniro twicaye imbere, nibura buri muntu wese atahane kamwe konyine, mbwire gito cyumve, gito cyane cyumvire. Niba hari abantu bakunda umuryango mbamo kandi mpfuhira umuryango, nsengera umuryango kenshi, kuko umuryango ni ishingiro rya byose. Umuryango ni ishingiro ry'igihugu cyiza. Umuryango ni ishingiro ry'umuryango mwiza, kuko mu muryango harimo ikintu gikomeye. Iyo umuntu agiye kubaka umuryango mushya, agiye kubaka generation nshyashya, twebwe tuba tuzava. Ngira ngo ejo bundi nibwo twari turimo dusoma duherekeza uwari utuvuyemo, nsanga umwanditsi yaravuze ngo uzarama akagira myinshi ni 70, bari kuzarama cyane azagira 80. Nitanjya mu myaka ndabara nsanga nsigaje mike. Bitambona rero ko abankomotseho ariyo generasiyo nshyashya izaza. Iyo umuntu arimo yubaka umuryango mwiza, aba arimo yubaka ejo hazaza heza. Iyo ubona umuryango wakunaniye, ujye umenya ngo ejo hazaza ntihahari. Niyo mpamvu umuryango rero ni nawe ejo hazaza h'itorero. Nitutubaka itorero neza, nitutubaka umuryango neza, ntimutekereze ko itorero ryiza rihari, ejo hazaza ntahari. Uzajya kubone nta torero rihari. Iyo usomye amateka ya Bibiliya usanga nyuma ya Yesuwa nta bantu bazi amateka bahabaye. Nyuma ya Yesuwa, kuko Yesuwa atigeze atoza abazamukomoka, abazamukurikira, amaze gusoza urugendo rwe, binjiye mu gihe cy'imyaka, binjiye mu gihe cy'Imana itagaragara, cy'Imana itavuga, kuko nta bantu bari bazi Imana. Ariko iyo wubaka umuryango mwiza, uba utegura ejo hazaza heza. Amen. Niyo mpamvu ugomba kwihanganira risike zose wahura nazo, kuko iyo uzi icyo ushaka ufata ikibonye. Hari ahantu ugiye ukihangana ukihambira, ariko kugira ngo ejo hazaza abagukomokaho hazabe heza. Ubwo si ibyo somo ryo ribifashe nibura. Bibiliya iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Bibiliya umuryango, urugo ni Imana yarutangije, kandi urugo rugizwe n'amaprincipe. Irutangiza yashyizeho umurongo, ishyiraho amaprincipe, ayo tubona agaragara muri uyu murongo twasomye agera muri 7. Icya mbere, Imana yaravuze ngo ironshinga umuryango, yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, si byiza. Nubaha abihaye Imana, abapadiri babishoboye, ababikira, nabo kubahwa, ndababanira. Ariko si byiza ko umuntu aba wenyine, si byiza. Hari impamvu Imana yabonye ko atari byiza, kuko urugo ababiri baruta umwe. Imana imaze kuzana Eva mu buzima bwa Adamu, Eva nibwo yagize ubusabane budasanzwe atigeze agira mu mateka. Gadi iminsi yabayeho ubusabane, umuntu bagiraga ubusabane butandukanye n'abandi bose ni Clemansi. Niwe wenyine bagiraga ubusabane bwiza uko abantu bamutekereza. Si byiza ko umuntu aba wenyine, niyo mpamvu umuntu akwiye kubana n'undi. Iyo ni principe yashyizeho. Niyo mpamvu rero iyo ubonye
iyo ubonye uwo muntu mukwiye kubana, iyo ubonye uwo mukwiye kubana, ikintu cya mbere mukwiye guhita mwitondera, muhita mugushyira ku mwanya wa mbere, ni ukwibuka Imana muri uwo muryango. Imukura mu rubavu, yanze kumukura hasi ku birenge, yanga kumukura ku mutwe, ariko kumukura hafi y'umutima. Yamuzanye kugira ngo mwuzuzanye mugina. Ni ngombwa ko mwuzuzanya rero, umugore n'umugabo nicyo baremewe, ni ukugira ngo baganire ku bintu babyumvikaneho, babyuzuzanye. Iyo mutuzuzanya n'intungagiye mu rwego rw'akazi. Hanyuma ikindi ngo nicyo kizatuma azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Hari abagabo batasize, ariko iyo ugiye kubaka urwawe ni ngombwa gusiga, niba nabyita separasiyo, gusiga. Hari igihe umuntu yubaka urugo, hanyuma abanyamuryango asize, famiye asize, bikaza kuyobora rwanda. Muhuriye hamwe muri centre, mugiye kubaka urwanyu, bandi bazabagira inama ku ruhande, ariko imyanzuro y'urugo nimwe muzayifata. Nagize umugisha ngiye mfite mama, ariko mama ntabwo, nubwo mukunda ndamukunda pe, ariko ntabwo ari we. Hari imyanzuro atafata mu rugo, hari uko atafata umugore wanjye kuko niwe wa mbere, nubwo yambyaye, yarambyaye, ariko mu rugo umugore n'umuhita aza mu rugo, nkamwubaha uko mwubaha, ariko mu rugo umugore wanjye ugomba kumurinda, ugomba kurinda Clemence, ni wowe ugomba kumurinda, uri protector, ugomba kumurinda cyane. Ibyo nicyo kizatuma azasiga se na nyina. Ntabwo mvuze ngo imiryango muzayiroje ngo muyigize yindi, ariko imiryango niza. Hari igihe cyageraga mama aba mu rugo akajya abona ari we wa mbere, kuko yaravuga ati ndi umuhungu wanjye, akabona umugore ni umushyitsi, umugore ni umuntu utunze, umugore ni umwana we. Hanyuma bikasabe God na Clemence bageje ubu imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe, imbere y'imiryango, imbere y'itorero, ndakubaza wowe Imana God ko wemera kujyana n'uyu n'igena Clemence bakubera umugore kugira ngo mu itorero uzabana nawe ukurikije itegeko ry'Imana, uzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye. Uzifuza abandi bagore, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano, uzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu, cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero ryera. Niba ariko biri nitwemerera urambuye ikiganza cye. Mbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yayo, ndakubaza wowe n'igena Clemence ko wemera kujyana n'uyu Nshimiyimana God ngo akubere umugabo mushyingira mu itorero, uzabana mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, uzamukunda, uzamwubaha mukuyakuye, uzifuza abandi bagabo, uzakomeza kumubera umwizerwa kugeza igihe muzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero ryera. Niba bimwe n'ubitwemerera, urabihamisha ikiganza cy'iburyo tubwire mu matorero. Hanyuma reka mbasaba kubyirahirire ku ndahiro mufite, urambuye ikiganza cy'iburyo, natwe dukurikiye indahiro yanyu. Njyewe Nshimiyimana God nsezeranya n'imbere y'Imana n'itorero ryayo
n'imbere y'imiryango yacu ko nemeye kujyana n'uyu Nigena Clemence ngo ambere umugore ushyingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzifuza abandi bagore, nzakomeza kuba umwizerwa, nateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Imana izadufashe. bakirira ya Clemence. Jewe Nigena Clemence nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo, imbere y'imiryango yacu ko nemeye kujyana n'uyu nshimira Imana gati ngo ambere umugabo dushyingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa ubukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzifuza abandi bagabo, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Imana izabifashemo. Nzamubaza bagahita zabo. Kandi impeta ni kimwe mu bimenyetso byo kuzamurana mu ntera. Agiye kumuzamura mu ntera, amwite izina ryo kuba umugabo we, undi aramwita izina ryo kuba umugore we. Impeta yambikaniwe mu rusengero imbere y'Imana n'imbere y'imiryango, aba ari igihango gikomeye. Ubundi impeta yahabwaga wayambikaga uwo wari warabuze. Iyo wamubonaga amwambikaga impeta y'urukundo cyangwa hose. Imana izabashoboze, hari abajya bazikuramo, hari abajya bazita, ariko impeta ni ikintu gikomeye mu masezerano. Nayireba ajya ahora yibuka amasezerano. Mana turagushimiye, tugushimiye kubw'uru rugo rw'aba bana bagiye kwambikana impeta. Dusengeye izi mpeta nizibe iz'umugisha, izi mpeta ziri ku rutoki rwabo zijye zibibutsa amasezerano yabo buri munsi, kandi izi mpeta zihawe umugisha mu izina rya Yesu. Ntabwo bari gusoma ibyanditse hariya, nifuza ko bavuga amarangamutima yabo cyane kuruta byanditsemo, kuko nabyo biteguye neza. Ariko ndabasabira kugira ngo bakurike ibyo bize, bakurike ibyo bize. Gadi kuzavuga imitoma, ntibazabishobora ntabitugaragariza imbere bitongerere hagati. Nko kwirinda umuringa, ngewe impeta y'agaciro mu mutima wanjye. Nzakomeza umwizero kuri wowe kandi no kuri Imana y'Imana impaye, nzakomeza kukurinda nk'uko ndinda ingingo ziri ku mubiri wanjye, nako nawe nzakurinda. Umutima
nkwambitse impeta ikimenyetso cy'urukundo nagukunze. Wijeje ko nzakubera umugore mwiza kandi umugore w'umutima kandi umugore w'umwizerwa, sinzaguhemukira kandi sinzigera nifuza abandi bagabo. Nzakubera inkoramutima kandi ntabwo uzigera wicuza ku bwanjye. Imana izabimfashe. Protokole badufashe bakure ya meza imbere, hanyuma tubasabire uri Imana dukunda. Hagarara mu itangira ry'ibintu ukabona iherezo ryayo. Wari ubizi kuva kera, byari ku mutima wawe kuva kera, uzaturemera ibirori unyuze muri aba bana Gadi na Clemence. Dusabye umugisha k'uyu muryango. Uyu muryango ugira umugisha. Uyu muryango ugira umugisha. Uyu muryango ugira umugisha. Hari imigisha bari bafite ariko uhereye none twatuye umugisha mushya, twatuye umugisha udasanzwe. Migisha wageneye ingo zubaha Imana, tubasaba imigisha. Tucyatuye umugisha, dukuyeho amagambo mabi yose yaba yaravuzwe kuri uno muryango. Dukuyeho imigambi mibi yaba yaragambiriwe kuri uyu muryango. Haleluya, haleluya. Turemye umuryango mushya uhawe umugisha, uhawe umugisha. Ijuru ritanga umugisha kuri uyu muryango. Reka uyu muryango uzaba icyitegererezo cy'imiryango. Umere n'itabaza riri ku mpinga y'umusozi. Amagambo meza navuga kuri uyu muryango, ibikorwa byiza n'ibikorwa kuri uyu muryango bigaragare ko ari abahawe umugisha n'Imana. Dushyize uburinzi kuri bo n'abazabakomokaho bose mu izina rya Yesu. Amen. Ubuyobozi bw'itorero babuke abahesha umugisha. Keza karushye kuramya. Narivuze ngo umuryango papa na mama ba Clemence n'abandi, papa na mama ba Gadi bazi batuye umugisha, uwongorera imigisha mu bantu batuye imigisha. Mushimira ababyeyi, mushimira umugisha wa kibyeyi rakora. Nimumara iminsi mukumva mukeneye inzira, tubaha icyemezo cy'ishimwe ko basoje icyiciro cyabo.
iyi seritifika muzayimanike nk'abatsinzi batsinze urugamba. Hanyuma murakoze cyane. Niba bashimye nanone, iki ni icyiciro gikomeye abantu baba banyuzeho. Bamuryango Imana iguhe umugisha, Imana iguhe amahoro, Imana ikurinde, Imana ikumurikishirize umucyo mu maso hayo. Uzabera imitabaza y'ukumenya umusozi, uzaba umuryango wifuzwa mu izina rya Yesu. Amen. Njyewe Pasiteri Sindayigaya Alexis, kubw'ububasha mpabwa n'itorero rya Adeperi ryo mu Rwanda kandi kubw'inshingano yanjye, nemeje ko uhereye none Gadi abaye umugabo wa Clemence kandi Clemence abaye umugore wa Gadi. Ni uko icyo Imana yafatanije yanjye ntuzagitandukanya. Amen. ubuzima bwasubije basigaye. Imana ibamugisha. Gushimira kandi n'umushumba umaze kutuyoborera n'umuhango wera, tumusaba umugisha kugira ngo twese abasanzwe bubatse twese twaboneye. Ndabeshya se? Ndabeshya? Abagize icyo bungutse muzamura ikiganza muri aya masezerano. Mwazamuye cyane se ko ntacyo bitwara. Amen. Uyu ni waba ari umwanya mwiza natwe wamaze igihe turongera tukibukira neza kuri bene data uwari umaze gusa n'uwibagirwa inshingano nk'uko Imana ibidusaba, tukongera tukibuka. Imana rero igumugisha, reka sabe korali ngo gitambuke, abadiyakoni badutegurire ibyibo bibiri. Uwo muhango wacu w'itorero tugira umuco mwiza wo gushyigikira abageni. Tugiye gutanga ituro, ntabwo ari iry'itorero, ntabwo ryari mu murimo w'itorero, ahubwo ni ituro ryo gushyigikira abageni. Twaba tutarabonye umwanya wo kureba Clemence cyangwa Gadi, ariko n'uyu mwanya kubwishimwe tugomba Uwiteka, tugiye gutanga ituro ryo gushyigikira abageni. Korali
by'amahoro ya Kristo. Korali reka nsabe Gilbert ari hafi.
Ati byose ni Nyagasani, ongera ushyiremo akandi kamwe. Shyiramo akandi kamwe. Shaka igisimba DJ. Shaka ko gusirimba. Shaka igisimba ngo nicyo bashaka. Twagiye. Mwishusha. Mwishusha. Mwishusha.
komeza ukazamura abandi bakomeze babyine ariko gakeya. hanyuma bakomeza begera imbere gatoya umukwe n'umugeni tubaho mu dutandukanye. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world. natanze promosiyo abana b'indagadure, natanze agapromosiyo rwose abana b'indagadure. harimo ukuntu bacishamo bakegerana we ntabwo baregira n'abari kwandika ikibazo gusa barabira n'abavuga amasaka hano barakegerana we.
tugushimiye uburyo wabanye natwe kuva mu gitondo, tugushimiye ko twageze mu kino cyicaro amahoro, imiryango yose, inshuti, abaturutse hafi n'abaturutse kure, turagushimiye ko ukomeje kubana natwe. Turakwinginze rero muri uyu mwanya uzubane natwe, Mwuka Wera ari muri ibi birori, kandi ibyiza byose wagambiriye kuri uyu munsi w'ibirori bya Gadi na Clemence ubisohoze nk'uko wabigambiriye. Tuzege twizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka twese twongere ngo amina. Umukwe n'umugize amashyi menshi. Hanyuma Kanamarene bahaye konti itunguranye n'imwicare. Sabe Nshimiyimana Gadi uzamura ikiganza cy'iburyo, abantu bose bari hano agukomera amashyi banakwakira umuryango mugari w'abagabo. Saba umugore wawe naze kuvuga umufasha, muri umufasha mu gifaransa ni umuyede. Uyu mugore azamura ikiganza cy'iburyo, abagore bose bari aho bamukomera amashyi banamuha ikaze mu muryango mugari w'abagore. Hanyuma Gadi ugiye kumuhobera mu izina ry'abari aha ngaha bose. Ubabara yimyoze uwishimira kuba amashyiho y'umugore. Umuhobere mu izina ry'abari aha ngaha bose. Hanyuma reka namwe mwicare. Mubyeyi mwiza Modeste, uyu munsi dufite umugisha, umwakire unamuzimana. Kagira Imana. Urugendo mwagenze mwabaye amahoro? Ni amahoro rwose, tugeze amahoro, turashima Imana. Nyemerera rero wegereje urumuvunyi hobe, cyane cyane ko numvaga mfite ibicuro biri kunshura. Ntabwo nigeze nibuka ko itariki ya uyu munsi, ariko nabyukanye ibicuro byinshi. Egereje uru rero umara ibicuro. Amahoro mugeze. Mukomere. Turakora. Umwami Yesu nashimwe. Byose bibazo. Tubifurije rero kugubwa neza muri ibi byicaro twabateguriye. Turanezerewe, yaba ari abo mwagendanye, ndimo ndareba nkabona abagabo beza bafite uruhanga rw'uruhanika. Bamwe bo bajya bakunda kuvuga ngo ni uruhaza ubukungu. Urimo urareba mu ruhanga rwa bariya basaza ukagira ngo ni miriwari, ni amata. Nanjye nabibonye mpita mbona igisubizo, ndavuga ngo ntabwo ndi buze kubaza, ahubwo kuko nyir'amaso yerekwa ikindi akabyirebera. Wumva neza rero, kandi ku buki twaguterekeye umuntu twari tuzi kuri budusure, nimvuga ngo saa ku isaha uhita ukanga igisubizo. Saa ku isaha ingeri ubukire bwabo. Urutoki ni rwa rundi, urutoki ruri kurahunga buhumeka, uraheze neza. ubwo rero mwakiriye, nagira ngo nsabe n'abaziritsi bazirike kirekire kugira ngo n'abo mwagendanye bibagereho. Muziture nyamuna mwakire imfura n'abo bagendanye, kuko ntaganira n'inshuti yanjye. Kandi amashyi menshi ababyeyi bombi. Nicaye mu rugo. Ntabwo nakiri w'ikuru ende gusa n'abandi bazimane. Hanyuma nsabe Clemence na Gadi namwe mu hejuru, uturahuri twari mu guhaguruka mu biganza mwembi. Mubanze muhuze ku buzima bwanyu. Hanyuma Gadi igiye kubanza twakirire Clemence.
abaraha turamuzi ibiganza tugukomera amashyi twakiriwe Clemence mufashe ku rutugu n'ikiganza cy'iburyo abadafite birandika mwakomye amashyi hanyuma ukorere kumeza 你的唇凝聚着月光，吻着我狂烈的幻想。I've even seen miracles. I felt the pain disappear, but still haven't seen anything that amazes me quite like you do. You bring me up when I'm feeling down. I'll do it for you. You touch me deep, you touch me right. Just for you. You do things I've never done. You make me wicked, you make me wild. 'Cause baby, you're my number one. Ntabwo naguha ijambo kuko urarihorana, ahubwo nguhaye umwanya aha mu muryango wa Damascene George. Murakoze abavandimwe hariya kwa Neva nibo bagira bati iyo ugiye kuvuga ijambo rikomeye baryicarira, ariko iwacu twavuga ngo turarihagurukira. Niyo mpamvu nanjye mpagurutse muri ibi byiciro byiza wageneye kugira ngo ugezeho ikindi ku mutima. Ni karibu rwose. Rero muvandimwe Ngayaberura, umwaka ushize uribuka ko waje iwacu muri itsinda rito mukaza mudusaba irembo. Ndabyibuka mwavuze muti tuzi ko hano muri uru rugo kwa Mudaheranwa mufite amarembo menshi. Ndibuka ko mwatwibukije ko tugira n'irembo ry'imisoro, ariko tukagira n'irembo risohoka inka rikinjira umugeni cyangwa rigasohoka umugeni rikinjira inka. Ryinjira inka rigasohoka. Yego. Iryo rembo ridahari ryinjira inka rigasohoka umugeni cyangwa se risohoka umugeni rikinjira inka, biterwa n'ikigezweho uwo munsi. Oya ntacyo bitwaye. Yego. Biterwa n'ubyumva. Nuko icyo gihe rero mwadusabaga irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Twabagoye, twararibahaye murifatisha inyana y'uruhogo muyihita y'ubwirungu kugira ngo itazavaho ikaba inkurukure. Inkurukure bagira ngo mfashe abantu bato. Iyo utanze inka yo gufata irembo cyangwa yo gukwa ikagira ibyago igapfa, iyo nka bayita inkurukure, ibihonnye. Rero biba byiza iyo ihese indi kugira ngo iyo ngiyo nigira ikibazo cyangwa ikaba igihama izasimburwe n'indi yaje yerekeje. Ngira ngo niko mwabigenje nk'uko duhuje umuco. Murakoze cyane n'ibyo rwose. Rero mwasize mutubwiye ko Sendatazi ngo mwamwumvaga hakurya iyo mu misozi y'abaturanyi ngo atari iwanyu, musigaye mutubwiye ko muzaza gusaba. Ndibuka ku itariki 13 Kanama Kamena nibwo mwaje muza gusaba umugeni twaramubahaye
turamubemerera muramukwa, inkwano turazishima, ni ku gihe kigeze muratebutsa, utanga inka yo gutebutsa, inzoga twarazinyoye, dusezerana ko uyu munsi tuzabahekera, ariko mbere yo kuhekera tuzabanza kujya mu rusengero tugashimira Imana izo ntambwe zose twaciyemo, n'abasaseredoti bakaduhereza umugisha. Ibyo byose byarakozwe. Rero uyu munsi rero nagira ngo uve mu byimbo uze nkubwire ijambo nyamukuru. Clemence uramureba ko ari wa wundi, ndetse iyaba atari we Gadi kariya kamwenyu kakabaye katari ku maso. Hanyuma rero umuvandimwe ngayaberura, reka mubwire ngo uyu munsi aho imfura zisezeraniye niho zihuriye. Hanyuma rero abana ngaba singiye kuvuga nk'abanyarwanda ba kera ngo uzashishire nanjye nzagushishira. Uyu munsi twarakijijwe, uri umubyeyi nkanjye, umwana nakosa uzamuhana, kandi ndabizi neza ko twabatuje umuco, nta mwana uzakunanira. Bajya bavuga ngo umubyeyi yacumura yicaye, ndahari nawe urahari, nta kizatunanira. Rero akira umugeni nguyu Clemence, kuze Imana ibahe umugisha. Mumfashe dushimire imfura tuganira, nyamuna mwatanze n'impundu, mutange impundu nyamuna, twakire Clemence. Mwongere rwose, kandi Imana ibahe umugisha. Ntagani izo mpundu, ayo mashyi nayo kugushimira. Nagira ngo nsabe Gadi na Clemence batambuke baze mu muryango wacu batambagire, hanyuma namwe muhaguruke twakire umugeni. Kandi ubona na Clemence yishimye kuko yageze mu muryango. Yageze mu muryango, aravuze ati nubwo mvuye iwacu ariko ndabona ngiye iwacu. Nubwo nsize urungano ndabona nasanze urungano. Bivuga ngo rero ibintu byose byagenze neza. Clemence rwose wiyumvemo ikaze iwacu mu muryango, turakwakiriye na yombi, kandi rwose uko wasanze dutaramye, igitaramo cy'ubutaha niwe ugomba kukiyobora. Wabonyemo baramukazi bawe, ndumva n'abasaba mukicarira. Wabonyemo baramukazi bawe, wabonyemo baramu bawe, abo bose muzafatikanya igitaramo cy'ubutaha. Ndumva rero mwakwisubira mu byicaro,
ibirenze kuri ibyo Imana iduhana umugisha agana. Utaragenda reka nsaba umuryango wanjye rwose bahuze ibiganza bamushimire ko twakiriye umugeni. Azampundu z'ababyeyi mwongere rwose. hanyuma mubyeyi ngayaberura iranye ndakiguhinira mu nteruro nk'eshatu ariko zihuta. Icya mbere, umuryango wa Mudaheranwa n'umuryango wa Damascene
bagiranye igihango cya gatatu mu muco nyarwanda cyo gushyingirana binyuze muri we na Clemence. Mu yandi magambo uyu mukobwa baguhaye agereranywa n'igisabo kandi aho ukijishe ntabwo hatera ibuye, icyo gitahane. Hanyuma kabiri, uyu mukobwa Nige na Clemence bamuguhaye nk'umugore. Uyu munsi ugiye gutahana iwawe mukabana mu nzu imwe, icyumba kimwe, uburiri bumwe, amashuka amwe n'inzitiramubu imwe. Ahantu si sawa? Muhungu ataho ni sawa. Hanyuma icya gatatu gikomeye y'ubutahane ni uko uhereye none inshinga nyinshi zo mu kinyarwanda kuri wowe zahindutse, uzajya wongeraho na. Ubwo gukunda byabaye gukundana, sibyo? Ubwo kugenda biraba kugendana. Nshingiye mu ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 4 umurongo wa 11, ahavuga ngo ababiri iyo baryamanye barasusurukirwa. Ngo no kuryama byahindutse ni ukuryamana. Hanyuma nibigera kugusoma bizaba ari inshinga itazahinduka n'imwe. Kurya ntabwo bizaba kuryana, ni ugusangira. Umukomera amashyi menshi gata hanyuma rero hari akantu ngiye gukubwira ariko nakanyuza kure nabonye hano hari abana. Ubundi mu buzima bw'umugabo apfukama gatatu, ukamenya uhereye none. Rimwe, umugabo apfukama asenga Imana uri umukristo. Kabiri, umugabo apfukama asaba umugore imbabazi, ni gake umugabo akosa, ariko iyo umugabo akosheje akemera ikosa arapfukama agasaba umugore imbabazi. Gatatu rero, umugabo apfukama ashaka igisekuru. Gada aho hantu uzahagira amanota meza, aho hantu uzahagira amanota meza. Gupfukama kwa gatatu kwiteho, bizabe gatatu nk'imiti ya muganga mu gitondo, saa sita n'ijoro. Hanyuma rero binjiye bavuga umutsima, bakobwa nibabegereza umutsima badufunguriye ku mugaragaro. Abantu mwatwaje I've never done. You make me wicked, you make me wild. 'Cause baby, you're my number one. I've sailed in a perfect dream. So perfect. I've seen the sun make love to the sea. I've kissed the moon 1,000,000 times. There's two angels in the sky. Zamba mubyeyi we ko wamenyereje impuhwe nyinshi, mama wambyaye nzakwitura iki, uri umubyeyi ukwiye impundu. Nsanze umubyeyi anyihoreze ko nakubereye fura mbi, nkaguteteza ijoro n'umunsi.
maso ndore nkurore ninzangusanga unyihoreze mama wambyaye nzakwitura iki uri umubyeyi urukundo uri umubyeyi urukundo. Imana ko yahabaye ubukwe bw'umwa bw'abana bacu bwagenze neza, kandi turabona abana bizakomeza kugenda neza, Imana ikabashyigikira. Dushimiye namwe rero mwaduteye inkunga y'amasengesho, ubutunzi, turabashimiye ku mugaragaro. Imana ibahe umugisha. Amashyi menshi ku babyeyi. Ni umunsi twari dutegereje, none Imana yawe uturemeye ngo tuwunezererwe. Turabashimira kandi ko namwe mukiri kumwe natwe kuva mu gitondo kugeza uyu munsi, kandi turabashimira uburyo mwadushyigikiye kugira ngo ubukwe bugende neza. Hanyuma dushimiye abana bacu nabo bateguye ibi birori, hanyuma tukabashyigikira twese, namwe mukadushyigikira kugira ngo ubukwe bugende neza. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, yatangije umurimo mwiza ni nayo iwusoza kuko ari Imana itabeshya. Natwe turayishimiye mu iteraniro ry'abantu bangana gutya. Amen. Amashyi menshi ku babyeyi. Hanyuma Imana kuko twabanye na Gadi na Clemence, dushimiye Imana nka korali Penuweli ko Imana igize neza ikaba isohoje umurimo wayo kuri Gadi na Clemence. Imana ibahe umugisha. Korali Penuweli twamwandikiye urwandiko nk'umuntu tubana umunsi ku munsi, ubwo nagera mu rugo ararusoma. Imana ibahe umugisha. murakoze cyane Korali Penuweli. iwabo ku ruhimbi ahatatse ibyasi ajishe ibisabo, nakuboneye akazina mwita Cunda we. Cunda mata we. Nakuboneye akazina mwita Cunda we. Cunda mata we. Cunda we, Cunda mata we. Cunda. Mucanira nyambo mubera ruhimbo wanciye intege, ari uwo nakunze nguhonga imivugo muhondwa mbariza gusa. Ntakiruta urukundo ishaka bakuririmba wanyoye inka. Nakuboneye akazina mwita Cunda we.
nakuboneye akazina mwita Junior. Cyabaye ubukatsa menye icyari gisigaye ari uko uhaguruka nawe ukaza tukajyanamo tukagaca. Ubanza nitwe twari dukurikiye. Tutaragacinya rero nagira ngo nongere nguhe umwanya hanyuma ukomeze udutaramire ntacyo bitwaye. Urakoze muri kagira kudaheranwa ntaragira icyo mvuga, reka duhe umuryango wa Damascene amashyi menshi cyane. Murakoze cyane, natwe turagushimira. Aya mashyi rero nayo kubashimira kuva tugera muri uru rugo rwawe. Nahitegereje mbona ari icyumba gitatse ubwiza wageneye kwakiriramo abashyitsi muri uru rugo. Nahasanze intore, nahasanze abaririmbyi, abashayaya, abahamiriza. Ibirori koko wabiteguye kandi ubitegurira njye nawe, byanyeretse urukundo n'urugwiro wanyakiranye nk'uko naje muherekeye. Rero ari ubutumwa bw'umuryango, burya ngo ubutumwa buruta intumwa. Nagira ngo nyakubyara muri uyu mwanya wo kugushimira kandi gusaba teze yombi. Nagira ngo dore umunsi uciye ikibu kandi utwitegereje urabona nazanye n'isibo irimo abagore b'ibirongore na ba nyirabyaro biriho ibirezi kandi bose abahungu. Barizi mu muco wacu nta muhungu urara mu gasozi. Nagira ngo kandi nanone uwo musaza yicaye ku icukiro ahirengeye araranganya amaso hakurya mu misozi avuga ati baraza ryari ngo batubwire amagenzi. Rero icyo ngusaba ni icyo cyo kugira ngo unyihanganire nubwo iki gitaramo cyane kibaye ubukatsa cyakwikurwamo n'umwana uzi ubwenge. Unyemerere umwanya njye kubwira umusaza ubutumwa, kandi nanone icya kabiri ndagira ngo ngende wamaje kunyerekaho wubakiye abana, kuko nitegereje nakubwiye ko ahari cyari icyumba cy'uruganiriro, nabonye inzu nta byumba irimo. Rero byaba byiza kugira ngo ejo n'ingaruka nzamenye aho usanga abana. Nicyo ibyo byifuzo nibyo bibiri mfite, ariko ndimo kukubwira nuzuye amashimwe y'urukundo, urugwiro wanyakiranye muri iki gitaramo, kanyakiriza intore n'imbyino, amafunguro meza, inzoga nziza, byose ubwo butumwa ndabushyikiriza umusaza mubwire nti wa muryango turacyabana nk'uko twabanaga kuva kera, kandi ubutumwa mubwire ko mubusoje amahoro. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Nuko nagiye nkugana nawe ukanyakira na yombi. Nagusaba rimwe wowe ukampa kabiri. Nanjye rero mbise numva ntari bukubwire ngo reka tugume dutarame, kandi umbwira uti umusaza dore yicaye ahirengeye ategereje kumva ubutumwa ndi buzane. Kandi nzi agaciro ko gutumwa, kuko umwe we yaravuze ngo burya umugabo nusoza ubutumwa bw'abamutumye ntanigane ijambo, kandi wabusohoje. Niyo mpamvu rero nk'uko wari wivuze uti unshakire n'utubando twanjye,
nabyo rwose barimo baradutegura. Ikindi urambwira uti ndabibona ko hano ari aho mwakirira abashyitsi, ibyo uvuze rwose ni ukuri. Aha naho twakirira abashyitsi beza nkamwe, turabageza mu rugo rw'abana ntacyo bitwaye. Reka rero turi muri iki cyicaro nanjye mushyikiriza akanozarugendo, kuko burya ngo akebo nigeramo, akebo wagiye ungereramo igihe nazaga nkugana, nanjye ntabwo nareka kuko akugereramo, kuko wagiye unkorera byinshi byiza. Nsabe rero umuhereza ufite akanozarugendo agutwaze, kuko ndabizi wagendanye n'abasheshakanguhe, ugendana n'abagabo b'ibikwerere ndetse n'abagore n'abana batoya. Aha rero buri wese ari bwisangire, murimo mugenda. Niba muraba murenze impinga ya Nyanza, nimba muraba murenze hehe, ariko aka ni akanozarugendo niwe uzi ukuri bugakoresha. Reka rero n'ubundi turi muri uyu mwanya dusaba abantu twese duhaguruke, turasaba abantu twese duhaguruke, hanyuma mudusabire umugisha. Niko Bibiliya bivuga ngo aho muzagera bakabasabira umugisha, muzagera bakabakira, muzasigemo basabira umugisha. Natwe turifuza umugisha ukomoka mu muryango wanyu. Murakoze cyane, ibindi turakomeza twerekera mu rugo rw'abantu. Turabashimiye Modeste, kandi tugushimiye ko twaganira neza, byose byagenze neza, amananiza yabayeho. Reka dushimire Imana. Turagushimira Imana yacu, Data wa twese, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimira Mwami kuva mu gitondo kugeza aya magingo twagiye turi mu kuboko kwawe. Mana yacu, uri mu bukwe bw'abana bacu, reka Mwami urugo ruzarambe, urugo ruzasagande. Mana yacu, kuko ubukwe busobanura igishushanyo cy'ubukwe tuzagira hamwe n'umwana w'intama. Data twese nabo nguko uteganya ko uba umugore abana n'umugabo we akaramata, ariko bizahora, kandi nk'uko basezeranye ko bazatandukanywa n'urupfu, reka bibe bityo. Mu izina rya Yesu twamaganye umwiryane wose mu rugo rwacu, twamaganye ubukene mu izina rya Yesu, twamaganye urwango rwose mu izina rya Yesu. Ubuntu bwawe Mwami n'urukundo rwawe bibe mu rugo rw'abana bacu, ukomeze Mwami kubaha inshuti z'umumaro, umugisha w'iburyo n'uw'ibumoso bibe mu rugo rwabo. Mana yacu, ari abashyitsi bazabasura bazaba ari umugisha, ari ababyeyi bazababera umugisha, bazabe amaboko akomeye muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo. Bane n'abagenda, bane n'abamanuka n'abazamuka, ndetse n'imihango ikurikiye n'amahoro yacu byose bigende neza. Ntihagire ukomereka, ntihagire uhura n'icyago cyose. Udushyitse amahoro tuyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amina. Reka umukwe n'umugeni na Parlement bajye imbere tubaherekeze, hanyuma tugurire dukiri bashyitsi. Umukwe n'umugeni banga guhora bakabahendahenda, bakabahongera ababaheka. Nugerayo bazaguha amata, baguha impenge usomeza ishyushyu, n'umutobe uzakumara inyota, kandi n'impungure cunga amata we. Nakuboneye akazina
Mana turagushimye gushimiye neza n'urukundo rwawe. Turi muri iyi ngando dufata nko mu cyumba cya Gadi. Ahangaha turi naho dutwikururiye umugeni wacu, ariko mbere ya byose tubashyize mu biganza byawe, kuko twebwe turi abantu buntu, turi inyama n'amaraso, ntacyo twashobora, ndetse n'imigambi iri mu mitima yacu myinshi ntabwo aba ari myiza, ariko tubashyize mu biganza byawe kugira ngo biharirwe nawe. Uru rugo utangije kuri uyu munsi ni urugo gukomezwa nawe, rwubakwe nawe, kandi databuja mwiza, tujya tubona ingo zinyeganyezwa n'imiraba n'imiyaga, ariko uru rugo turwubatse kuri wowe kugira ngo ruzakomerere muri wowe, rushorere imizi muri wowe, uzakora imirimo n'ibitangaza, uzabiharire, ndetse abazabifuriza umugisha uzawubahereze nabo, kandi mu rugo rwabo ntihazabure ibyo kwakira abashyitsi, mu rugo rwabo uzabagure, ndetse wagure n'imbuto zo mu nda yabo, uzabagirire neza ku manywa na nijoro, uzabagirire neza igihe bakwambaje nawe uzabitabe. Urakoze rero, urakoze kuko urakoze ko wumvise gutaka kwacu, niyo mpamvu duheje imyuka mibi rya Yesu, duheje Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Satani utuma abantu badahuza mu izina rya Yesu, Satani uteza intonganya n'imyiryane mu izina rya Yesu. Tubatuyeho guhuza, tubatuyeho ibiganiro byubaka, tubatuyeho databuja mwiza ibyiza mu gihe cyose bazaba bakiri kumwe. Urakoze rero, dore tugiye kujya hariya muri saro ugendane natwe, kandi uko abanye natwe kuva mu gitondo kugeza kuri saha, ariko komeza kudufasha kugeza ku musozo w'ubukwe. Tubyambaje Imana twizeye mu izina rya Yesu. Urakoze. Twagiye twakagiye turirimba rero, ntajya mu byo ugukunda ndahari, ireka kwirirwa ubaza, nubwo uri kure y'amaso si kure y'umutima. Aya magambo nkubwira aba mvuye mu ndiba, ntukangwe no kubona utanyegereye. Ese wari ubizi igiko niriwe tujya gucutsa ikiganiro twari dufite, wambwira nshaka ko ngeza mu rugo rw'abageni aho mwabubakiye. Aha rero turi ni mu cyicaro cyangwa se bafate nk'urugo rushya rw'abageni. Nagira ngo rero nguhe umwanya, hanyuma tugezeho ijambo nyamukuru ry'uyu mwanya turimo mwakoze. Urakoze cyane. Twifuje kumenya nk'umukiye abana tweretse, twari tuje tuzana n'umuhango wo twikura cyangwa se gutega abana amasubizo. Mu muco wa mbere uko byagendaga, umukobwa yategwaga amasubizo kugira ngo byerekane ko ari yabaye umugore, ariko kuri ubu nk'abakristo nta mihango myinshi tuzi. Icyo dukora turabatwikurura, tukabasengera, tukabasabira umugisha kubyara abahungu n'abakobwa. Rero twaje twikoreye
tubatwikuza imbuto, tubatwikuza amasaka, tubatwikuza ibinyampeke n'ibinyabijumba n'ibinyamisogwe, kuko twifuzaga kubaha umuganda kugira ngo barebeho n'abana. Rero ikindi cyatumye tubatwikurura ni ukugira ngo tubahe karibu, bareke gukomeza baharanire ngo bigire igihe kinini, kuko ubuzima uyu munsi ni ugukora. Bagize umuryango, bagomba gusohoka mu nzu bagakora umuryango wabo. Iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye tuba twikurura uyu munsi, kugira ngo Gadi afatanyije na Clemence basohoke bakore bafatanyije bakore urugo rwabo kugira ngo batazasonza. Ibyo twaba twikurura uyu munsi bishobora kumara ukwezi amezi abiri, ariko mu mezi atatu ntabwo bakongera kugaruka ngo badusaba umuganda. Tumwe rero tuba twikuriye kugira ngo batinyuke bajye ku kazi bakore umuryango wabo nabo. Iyo niyo mpamvu nyamukuru, kandi twabikoze nk'uko umuco ubiteganya. Rero Modeste, kubera uyu munsi Gadi, Clemence bo bazashaka gusura bazamusure, ntabwo bibujijwe, twaba twikuruye, nta mpamvu yo gutinya. Uzarwara azamusure kwa muganga, uza ibyago agapfa cyangwa agapfusha azajya gushyingura nta kibazo. Twaba twikuye ku mugaragaro kugira ngo bajye mu mirimo bakore kandi bakore umuryango wabo. Rero turasoza twihutisha kugira ngo twasoza n'isengesho tubasiga umugisha. Murakoze cyane. Umusaza Ntaganyira aragira ati umuco uteganya ni uku, kandi uko avuze ni ukuri. Iyo habayeho umuhango uvuga ngo umukobwa yemerewe gutumwa, ariko yabaga akiri gutinyishwa ntabwo yabaga yarana. Ariko uyu munsi umuntu uzabasura ejo uzamutekera icyayanywa ntacyo bitwaye, namwe ntimuzicwe n'inzara. Bivuga ngo uburenganzira murabuhawe no gukora imirimo yose. Ndumva rero tudatinze, izina rya Yesu turagushimiye kubw'imirimo itangaje, kubw'ababiri wahuje bakaba umwe. Data wa twese mwami n'imbaraga zawe zikomeye, izina rya Yesu rero turashyiraho umurunga ukomeye, umugozi ukomeye w'urukundo hagati yabo, babe umwe nk'uko wabahuje bakaba umwe iteka ryose. Turabasabira abahungu n'abakobwa, turabasabira gutunga bagatunganirwa, turabasabira gukora bigakunda, turabasaba mwami, turabasabira umugisha uva mu maboko yabo. Baravuze mu ijambo ryawe uzahira imigisha, uzahira imirimo y'amaboko yacu. Reka mwami kuva uyu munsi bagiye gukora bafatanyije, reka mwami babone ko babiri barutumwe nk'uko wabivuze mu ijambo ryawe. Izina rya Yesu barinde inkomyi iyo ari yo yose, mu izina rya Yesu barinde icyabasitaza cyose, mu izina rya Yesu barinde umwiryane n'urwango, mu izina rya Yesu. Mwami Mana yacu, umugisha wawe ukomeze kubagira inama, Umwuka wera ntakabone mu rugo rwabo, gukora umujyanama twasigiwe kugira ngo bazatubwire ibyacu ndetse n'ibyawe, mwami, kugira ngo azatugeze mu ijuru amahoro, uzatwishyire tudafite ikizinga n'umunkanyari. Ubuntu bwawe rero mwami bubane n'ababyeyi bari aha n'abadahari, mu izina rya Yesu twese mwami. Ikirutaho turagusaba ubugingo buhoraho, turagusaba kuzakubona, turagusaba kuzumva ijwi ryawe ubwo uzahamagara uhagaze mu gicu, tuzahere ko tugusangane. Mwami Mana yacu,
umunsi uzaza twese tuzabone bagenzi bacu, tuzabone abavandimwe, tuzabone uko twese turi aha tuzumva ijwi ryawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, bane natwe tuba tugenda n'Imana yacu tugere mu macumbi yacu amahoro, kandi abageni bacu komeze kubaho ibyiza gusa. Mu izina rya Yesu Kristo twizeye.